Hari uwambwiye ati nubwo wabintera mu rushinge sinzigera nemera ko ari umusaza rukukuri. Uyu yitwa Bijiyobija wateye urujijo rwajujubije benshi intekerezo kubera ko mwibazaho byinshi kandi bitandukanye. Bamwe baragira bati umusaza, abandi bati ntabwo ari umusaza. Avuga ko ari umusaza benshi babishingira ku myitwarire ye ya gikambwe, imigendere ye, imivugire ndetse n'imikorere ye. Ku rundi ruhande abandi bo baragira bati umusaza usimbuka nk'umutubu akayabangira inka nka kasongo ni musaza bwoko ki? Iki cyegeranyo naguteguriye kiraza kurangira ushize amatsiko kuri byinshi bibazaga kuri uyu musore wamaze gufata titire ya muzehe, cyane ko ari umuntu umwe urimo abantu babiri batandukanye, kuko uraza kubisobanukirwa byose binyuze muri iki cyegeranyo. Wowe icyo usabwa, kora subscribe kuri Mugisha TV kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi ujye ubibonera ku gihe. Ubundi abantu benshi bazi Bijiyobija Girigwari umwe ukina filime uko ari we wakunze kugaragara mu maso ya benshi. Uyu Bijiyobija Girigwari yamenyekanye nk'umusaza rukukuri, nuganira nawe azakubwira ko afite imyaka 90 y'amavuko ndetse ko yarwanye intambara ya Shikaramu, imwe mu ntambara yabayeho kera cyane. Iyo aganira n'itangazamakuru arangwa no gutebya cyane ndetse no gutera ubusa. Uyu rero siwe tugiye kugarukaho kuko abenshi muramuzi cyane, ahubwo niba wabyumvise neza tugiye kurebera hamwe Bijiyobija benshi bahora banyoteye kubona ndetse no kumenya. Amazina ye ni Manizabaye Prosper, wamenyekanye cyane nka Bijiyobija muri sinema. Yavutse 1995, avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Aha Musanze rero yavukiye ni naho yize kugera muri segonderi kuri Muhoza ya mbere mu ishami rya MCB. Kuva mu bwana bwe Manishimwe Prosper yabayeho mu buzima bugoye cyane, ubuzima bwo kwicira isazi mu jisho isari yasomye iseseme kuko yisanze ari imfubyi buri akiri muto cyane. Avuga ko ababyeyi be bapfuye afite imyaka 2 akiri ku ibere. Bijiyobija bivuze ko yize yisumbuye yibana mu buzima bwo kwicwa n'inzara. Ibyo rero ngo byatumaga yicara mu ishuri ariko ibitekerezo bye byibereye ku cyo ari burye. Ati nyiri umunyeshuri inzara yarankubise ku buryo mwarimu yajyaga ku kibaho akandika note najya kubona nkabona atangiriye hino ageze nk'iriya hirya, abandi barangije kwandika nkashigukira hejuru nkaba ndagarutse. Avuga ko ageze mu mwaka wa 4 yarariraga ibidodoki. Yavuze ko kandi usibye n'ibyo hari n'igihe amaraga nk'iminsi 2 atararya kandi mu by'ukuri ari umunyeshuri. Avuga ko ari ubuzima bwari bumugoye cyane, aho yasorwaga mu ishuri yabuze amafaranga yo kwishyura, agatabarwa na zimwe mu nshuti ze bakemera kugabana ku mafaranga yabo bakamwishyura igice ubuzima bugakomeza. Dore uburyo Bijiyobija yaje kwisanga muri sinema. Ubundi byose ngo bijya gutangira byatangiriye ku ishuri muri Media Club aho yigaga muri GS Muhoza ya mbere. Ngo yatangiye ubwo yasetsaga abanyeshuri bagenzi be bakizihirwa ndetse akanatangaza amakuru, cyane ko burya nabyo ngo abifitemo impano idasanzwe. Mbere yo gusoza segonderi nibwo we na bagenzi be barimo Dr Nsabi bashatse icyo bakora bashingiye ku mpano bari bifitemo icyo gihe. Rero ngo bashinze itsinda baryita Irebero Group, banatangiza umuyoboro wa YouTube ariwo bita Irebero TV. Mu rugendo rero bari biyemeje gutangira bahereye ku mpano yo gukina comedy, gusa bakomeje gukora cyane ntibacika intege. Bidatinze rero uwitwa Dr Nsabi yaje guhura na Kiraman atangira gukina muri filimi ze, ibyo bifasha Irebero TV kumenyekana aho biri muri chaîne zikomeye cyane mu Rwanda kandi zazamutse mu gihe gito. Mushimiye kurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru agezweho tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.